Nshuti bavandimwe bakunzi ba Imbuto TV1, turabashimiye kuba bakomeje kudukurikirana, abakoze subscribe n'abatarayikora turabasaba kugira ngo bayikore kugira ngo tudufatikanye mu biganiro byose tugenda tugira hano. Twababwiye ko tuzatubazanira abantu batandukanye, abantu bafite impano zitandukanye, abakomediye, abaririmbyi, abavuga butumwa ndetse n'abayumbe. Turasaba kugira ngo mukomeze mubane natwe ku biganiro tuzajya tugira byose. Uyu munsi turi kumwe n'umuririmbyi umuntu wamenyekanye mu ndirimbo ze zo kuramya Imana no guhimbaza. Tukaba tugiye kumubaza ibibazo bikeya kugira ngo abe yadusubiza. Aratangira twibwira kugira ngo abatamuzi babe bamenye. Turakwakiriye mwene da. Murakoze cyane, amazina banyita Paul Ndayishimiye Igisubizo. Nkora umurimo w'uburirimbyi, nishimiye ku butumire bwa Imbuto TV1. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Urakoze cyane kutwibwira. Uratangira utubwira uburyo watangiye kuririmba cyangwa se igihe wibonyemo impano yo kuririmba. Okay, murakoze cyane. Kuririmba ni ibintu twakunze kuva tukiri abana muri Sunday School. Nza nibuka mfite nk'imyaka nk'icumi gutya nibwo natangiye kumva ibintu byo kuririmba tuba muri Sunday School. Twagiye tubana n'abaririmbyi bagiye bakomakomeye mu makorari. Umuntu arahora bikunda, none ubu nyine niwe murimo mutasiga akora buririmbyi. None kuva igihe watangiriye kuririmba ni ryari watinyutse kuba waririmba muri societe y'abantu nko musengero? Okay, natangiye kuririmba mu 2014. Nibwo natangiye kuririmba, ariko gutinyuka cyane kuririmba nabitangiye ngeze hano muri Kenya mu mwaka wa 2018. Nibwo natangiye kuririmba ku gatuti, bakampa indirimbo nkayiyobora. None ubu nyine ubu dusigaye turi mu bamwe babayobozi b'indirimbo bakora uwo murimo wo kuririmba. Ndumva kabisa ubimazemo igihe ndetse ufitemo experience nyinshi. Hano hanze hari abaririmbyi bakiyabitinya kuba baririmba muri societe y'abantu benshi. Ni nkihe nama wabaha kugira ngo nawe babasha gutinyuka kuba baririmba muri societe y'abantu bose? Ikintu cyacu cyose iyo utarakimenyera niyo ugikunze, haba harimo ikintu cy'ubwoba bitewe n'abo usanze muri kariya, ubufitemo nk'akoba. Ariko icyo nababwira ni ugutinyuka bakaririmba. Nimba koko babikunze bagomba kuririmba, kuko umurimo w'uburirimbyi ni ikintu cyo ku mutima kandi utagomba gutinya. Ikintu ugomba kuba proud yacu ugakora umurimo. Mbese muri make ni kubabwira bagatinyuka bagatangira bagakora umurimo. Urakoze cyane. Abafite ubwoba kuba baririmba, ngire ngo murumvishije solution yabyo, mube mwakomeza muri kwitegura mukaba mwaba baririmbyi mukatinyuka kuririmba imbere y'abantu benshi. Age kuturirimbira akaririmbo. Umuririmbyi ni nk'umusirikare, ahantu hose ubugeze niyo boguheza microphone ushobora ko waturirimbira. Ushobora ko waturirimba akaririmbo gato? Sawa, katuririmbe. Hari indirimbo irimo kumfasha muri iyi minsi ya healing, niyo irimo kumfasha. Narimba agace gatoya hanyuma tuze gutanga umwanya. Navuye mu byaha mva mu butware bw'isi, ninjira mu buruhukiro bw'Umukiza Yesu. Ubu ndashinganye ngendana amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Navuye mu byaha mva mu butware bw'isi, ninjira mu buruhukiro bw'Umukiza Yesu. Ubu ndashinganye ngendana amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Ngaho muze mwese mudashidikanya, mwiyumvira ibyiza by'Umwami Yesu, mwe gukerererwa mumusanganire. Yesu ateze amaboko arabakunda. Wow. Yes. Murumva ko afite ijwi ryiza kabisa, ari umuririmbyi.
dukeneye ngo wenda abaririmbyi bari kudukurikirana hano ubabwire nk'uburyo botinyuka kuba baririmba nyine nk'uko nawe experience wayibonye ku buryo inama wabaheza muri make abantu badukurikiranye kuri uno munsi. Okay, murakoze. Umurimo w'uburirimbyi ni impano Imana iheza umuntu, ariko kandi ni ikintu ugomba kubagarira ukagisengera. Iyo ubikunze ari impano Imana yaguhaye ukanabisengera, hari uburyo ki Imana igenda ikwagura ikabiguheramwe amavuta ikagenda igucira inzira ukagenda uzamuka. Rero icyo namubwira umuntu wari we wese cyangwa se uri kudukurikirana wumva abikunze ubishoboye ariko akaba afite uko gutinyuka, ni ukubisengera Imana ikaguhereza ugatinyuka, kubera kuko Imana yaravuze ngo abafite impano bose bagomba kuzikoresha, kuko ngo indimi zose zigomba kuramya umwami. Rero ufite ubwo bushobozi cyangwa se ufite icyo Imana yamushize ku mutima agomba kugitanga, kubera ko biri muri bimwe Imana yadushiriye muri isi kugira ngo tuyiramye kandi tuyihimbaze. Urakoze cyane. Abadukurikirana rero barumva abatinya kuririmba barabyumva kabisa, bagomba kwigira aho ngaho. Reka dugushimire cyane kuko wabanye natwe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Abantu badukurikiranye rero turabashimiye. Uyu ni umusozo w'ikiganiro. Aratubwira n'ahantu bamusanga abakeneye kumva indirimbo ziwe cyangwa se ahantu akorera umurimo w'Imana, kuri cana akorera umurimo w'Imana, kugira ngo abakunze ijwi ryiwe cyangwa se abakunze uburyo aririmba babashe kuba bamukurikirana. Okay, sawa, murakoze. Dukorera umurimo w'Imana kuri cyane dukunda gushirira umurimo w'Imana kuri Levis Family, niyo dukorera umurimo w'Imana. Ushobora kudusanga mukabana natwe, tuba tubashira ibikorwa bigiye bitandukanye bihimbaza Imana. Wohagera ugakora subscribe, ugakora share na comment kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze wagure, mukadufasha muri ubwo buryo kwagura umurimo w'Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Wakoze cyane kubana natwe. Asante cyane. Dushimiye ababanye natwe ku murongo Imbuto TV1, abakoze subscribe n'abatarakora subscribe kugira ngo mukore subscribe kugira ngo ibiganiro byose tuzadukorera hano bizaza bibanezeza. Ndabizi ko bizaza bibanezeza, timukaza mucikwa n'ibiganiro biri hano. Murakoze cyane, tubonane ubutaha.